nubwo mbona ngana gutya, nubwo mbona imeze gutya, burya hari imbaraga zindimo Imana ishimwe. Hari ikintu kiri muri njyewe, hari isezerano, hari ububiko bw'Imana, hari ikintu Imana yamvuzeho. The Zoom TV 24. Turashuje mwese abakurikiranye ibiganiro bya The Zoom TV. Ngewe vugana namwe nitwa Bibiane, ndi umukozi w'Imana, ndi umupasitoro. Imana yamagaye muri kino gikoyo nanjye mvuge icyo Imana kize ku mutima wanjye. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese abakunda ijambo ry'Imana, abakunda kumva icyo Imana ibashakaho kandi bagakurikiza n'iki basaba bakagikora bakacyubahiriza. Imana yacu ibaho umugisha mwinshi kuko muyumvira mugakora n'ibyo ibashakaho. Naje rero kuganira namwe ijambo ry'Imana ryanditse hano muri Samweli wa mbere ibice 17 umurongo 37. Ni gato tujya kuganiraho, turaganira ku nkuru z'umugabo witwa Dawidi. Ubwo yagendeye imbere y'Imana kandi agahesha Imana yacu icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Ayo niyo magambo numva ari ku mutima wanjye nshaka ko muri aya masaha tuganiraho. Imana yacu ibaho umugisha. Turasoma iryo jambo, ariko mbere yuko turisoma katubanze dusenga Imana, tuyishimire yuko iduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryayo kugira ngo umuntu wese ubasha kuryumva abashe no gukomezwa naryo ryari muvana aho ribasha kumugeza. Dusenga Imana. Nyagasani Imana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu turagushimira iri jambo ryiza tugiye kumva. Reka ibi jambo ry'umumaro mu mitima yacu ridukomeze kandi ryagura imbago zacu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, rituzamure ridukomeze mu rugendo rujya mu ijuru kugeza umunsi uzatwaraho itorero ryawe Mwami. Natwe imitima yacu izishoboka kuba maso tuzakubone, tugubwe neza mu gihugu cyawe cyo mu ijuru. Urakoze kuko ubyumvishije. Mfasha njye kuvuga iri jambo ntaba ari njyewe, ahubwo umwuka w'Imana avuge mu njye kandi arangurire muri njyewe mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Turasoma Samweli wa mbere ibice 17. Samweli wa mbere ibice 17 turasoma duhere ku murongo 37. Aravuga ngo Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Kandi Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Amen. Niyo magambo nshaka ko tuganiraho kuri uyu munsi. Imana ibaho umugisha mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana. Ukavuga ku nkuru z'umugabo witwa Dawidi. Ni umwana mutoya Imana yagiriye icyizere. Iyo usomye inkuru z'uyu mwana Dawidi, yari umwana ukiri mutoya ngo Imana yitegereje ukuntu Sawuli yananiye kuyobora igihugu, ahora akora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ngo Samweli agahora arira buri munsi atakambira Imana kugira ngo Imana ibahe umwami ukwiriye kuyobora ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Hanyuma bukenga Imana yitegereza Samweli iramubwira ati, uzageza ryari guhora uririra umwami? Uzageze guhora uririra umwami Sawuli? Ngo nuko yamubwiye ngo fata ihembe ryawe ugende ujye kwa Yesayi. Hanyuma Samweli ngo aragenda ajya kwa Yesayi. Yesayi yari umusaza ngo ufite abahungu beza b'igikundiro kandi bose bakomeye, bize abasirikare bakomeye. Ngo nuko agezeyo umwami Imana ngigendana n'umukozi w'Imana Samweli ngo ashake mu bahungu ba Yesayi umwami ukwiriye kuzayobora ubwoko bw'Imana. Aragenda ngo agereyo ngo ahasanga abahungu beza barebare bameze nk'uko umutima nk'uko amaso y'umuntu ashaka. Kuko umuntu atwatorera nk'abantu ukabona umuntu uti umuntu rwose ni ukwiriye kuyobora kiriya kintu, uyu muntu akwiriye kuba umutima wise umutoranya. Ngo niko byagendekeye umugabo witwa Samweli. Ngo yaragiye yinjira mu bahungu ba Yesayi ngo akubita amaso umuhungu witwa Eliyabu, aravuga ati rwose ndabona Eliyabu ari ukwiriye kuyobora ubwoko bw'Imana bwa Isiraheli. Ako ngo Imana yo imwitegereze ibwire Samweli ati, ndabona uwo muntu ubwo wowe wamukunze ariko njyewe namugaye. Ntabwo Imana yacu reba nk'uko twige tureba, ahubwo Imana yacu ireba nk'Imana. Ngo nuko ngo amuzana abandi sinjye kurondera amazina yabo bose ngo baca imbere y'umukozi w'Imana Samweli, y'umuhanuzi Samweli. Ngo bose ngo akavuga ati, abo bose nubwo banciye imbere ndabibona ko ari abahungu beza b'igikundiro b'igihagararo cyiza bambara bakaberwa, ariko Imana iti nabagaye. Imana itugirire neza cyane. Ibabonye yuko imitima yabo Imana ntabwo ireba umubiri, ahubwo Imana ireba umutima. Ntabwo Imana ireba uko usa inyuma, ahubwo Imana yitaye ku mutima wawe uko umeze,
umutima umenekeye imbere y'Imana, umutima ushendagurikiye imbere y'Imana, umutima uhindura umushyitsi imbere y'Imana. Uwo ni wo mutima Imana inezerwa, uwo ni wo mutima Imana yishimira. Ngo nukabaza Yesayi ati ese abahungu bawe bose ufite ni abangaba gusa, nta wundi usigaye inyuma? Ngo nukaramubwira ati hari akandi kana gatoya nyine yagasuzuguye, niko birivuga, yagasuzuguye ati hari akandi kari aho ngaho kagiye kuragira mu ishyamba, ni akana gatoya. Ariko ngo Samweli aramubwira ati genda ukanzanire vuba vuba ihute ukazane. Ngo nuko aragenda, ngo bahamagara Dawidi baramuzana. Ngo Samweli amukubita amaso, nubwo kari akana gatoya, haleluya, nubwo kari akisuzugurwa, ariko ngo kari kanejeje umutima w'Imana, kari inkora mutima y'Imana. Ngo amukubita amaso. Ngo Samweli yabwiye Yesayi aramubwira ati ntago turi buze kurya, ntago turi buze kunywa ataragera hano. Ngo aragenda amugejeje imbere ya Samweli, ngabona ni umuhungu mwiza w'igikundi. Bibiliya yavuze ngo era umuhungu mwiza, ngo w'uburanga. Imana yacu nayo igimenya ko abantu beza n'abantu bafite uburanga n'abafite amasura nyine adasa neza. Wihangane, ntago ari njye wabivuze, n'ibiri bivuga. Ngabukubise amaso, ngabona ni umuhungu mwiza w'uburanga, ngo w'igikundiro, ngo w'inzobe. Ngo nuko ngo aramushima. Amaze kumushima, ngamusukaho amavuta amuhindura umwami, amusukaho amavuta yemererwa kuba umwami uzayobora Isiraheli, nubwo ari umwana mutoya. Nyamara twumvishije amateka y'umwana w'umuhungu, ngo ari umuhungu wibera mu ishyamba, ngo uragira intama, utagira ijambo, w'insuzugurwa, utabarwa mu bana ba Yesayi. Yari twakuvuga ngo yaratawe mu ishyamba. Urumva nawe umwana utashyize mu ishuri nk'abandi bana. Ubundi ababyeyi tujya duharanira gushyira abana bacu mu ishuri, ukavuga uti umwana wanjye agomba kwiga, agomba gukomera. Ariko muri aba bana bagomba gukomera, ntabwo Dawidi yari mu mubare, yari ukwiriye kuragira intama za se, yabaga mu ishyamba, ariko bire yavuze. Hanyuma ariko nubwo Yesayi se wamubyaye we yatekerezaga yuko uyu muhungu agomba kuba mu ishyamba, ariko hari icyo Imana yatekerezaga ku muhungu witwa Dawidi. Hari icyo yamutekerezagaho. Nagira ngo nyiri hano mbwira abantu ko ibyo abantu bagutekerezaho atari Imana igutekerezaho. Kandi ibyo abantu bibwira ko icyo bibwira yuko uzaba cyo uyu munsi ntabwo ari icyo uzaba cyo. Haleluya. Icyo umuntu uyu munsi akwifuriza icyo kizagusohoraho. Imana ishimwe cyane. Dawidi ngo amusukaho amavuta, amaze kumusukaho amavuta, ngo Dawidi ntabwo yari azi n'ibimubayeho ibyo ari byo, ahubwo yarigendeye. Nk'uko uyu munsi hari ibyo Imana yagiye kuvugaho, uyu munsi amaso yawe areba ukumva bidashoboka. Ntabwo bishoboka, ntabwo byabaho, ntabwo byagusohoraho. Wumva ari ibintu biri kure yawe bitewe n'ubuzima uyu munsi urimo. Ubuzima uyu munsi urimo, urabona uri insuzugurwa, urabona uri hasi cyane, urabona uri intabwa, urabona nta jambo ujya, imiryango yaragutaye, nta jambo ujya, warajugunywe, nta gaciro ufite, ndetse nta nubwo wize. Ariko hari icyo Imana yakuvuzeho. Niba hari icyo Imana yakuvuzeho uyu munsi, yamubwire ngo byanga byakunda, nta cyabuze icyo Imana yavuze gusohora ku buzima bwawe. Dawidi ngo yisubira mu ishyamba, ariko ngo ageze mu ishyamba umwuka w'Imana akazajya amuzaho cyane, ngo agacuranga indirimbo, akaririmba, ngo akanezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana iri mu ijuru ikanezwa n'indirimbo za Sawuli, za Dawidi, aho arimo kuririmbira. Ngo nuko idubu igaturumbuka mu ishyamba, ije gufata umwana w'intama, agasimbuka akayifata, akayitanyaguza. Umwuka w'Imana akamuzaho, ngo igisimba runaka cyose cyakwataka intama ziwe aragiye, ngo agasimbuka akagifata, akagitanyaguza, akagicamo kabiri, kuko yari yuzuye umwuka w'Imana w'imbaraga. Imana yacu nishimwe cyane. Dawidi yari afite amavuta y'Imana. Imana itamuciye yuko akomeye cyane, Imana itamuciye amashuri yize, Imana itamuciye titire runaka yari afite. Imana imuciye yuko yamugiriye icyizere gusa, uko afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Ngo umunsi umwe rero, ari magambo twasomye, ngo igihugu cyawe giterwa n'umugabo wo mu Filisitiya, ngo wari uteye ubwoba cyane, ngo wari wahamuye Isiraheli. Ngo yazaga agahagarara ku musozi, ngo abantu bose bagahungabana, ngo induru ikavuga, ngo ingabo zose ngo zararwanye zirananirwa, kugeza ubwo zibura uko zibigenza, ngo zijya mu mwobo kwihisha. Ngo zazaga zumva Umufilisitiya atangiye kuvuga, ngo zose zigahungira mu mwobo, ngo zikihisha, zigahinda umushyitsi, ngo zigahisha ubwoba uko zumvishije uwo Mufilisitiya. Kandi koko yari ateye ubwoba, ngo yari umugabo muremure cyane, ufite ibigango biteye ubwoba. Ariko ntabwo nubwo yari ateye ubwoba, ntabwo yari ateye ubwoba Imana ya Isiraheli, ntabwo yari ateye ubwoba Imana yacu, kuko Imana yacu ikintu cyose uko cyaba kimeze kose ntabwo kitera ubwoba. Imana yacu nishimwe. Imana
imaze kubona yuko Dawidi ari uzashobora kunesha umufilisitiya ariwe washize ubwoba, niyo mpamvu yemeye kwiyunguye Sawuli ananirwa kuyobora ubwoko bw'Imana hakimika umwami ariwe Dawidi. Imana ishimwe, uko yari izi ko hari ikibazo kiri imbere y'ubwoko bwayo kandi nta wundi uzagikemura ari Dawidi. Niyo nkubwiye ngo uyu munsi nawe hari ibibazo biri imbere yawe, ariko hari Imana yateguye imbere yawe uzagikemura. Hari inzira Imana yaciye, nubwo ubona yuko uyu munsi bikomeye, nubwo ubona uyu munsi nta gisubizo ufite, nubwo ubona imbere n'inyuma nta nzira n'imwe ufite yo gutabarwa, ariko burya hari inzira Imana yaciye utaramenya uzatabarirwamo. Hari umuntu Imana izakoresha utari wamenya, ariko uwo muntu arahari. Imana yaramuteguye uzagutabara akakugirira neza ukava mu buzima nk'ubwo ngubwo urimo uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Hari isezerano Imana yagusezeranije uyu munsi, wowe uranganyisha amaso yawe kuvuga ngo mbese isezerano ko ndireba. Imana ko yavuze ngo nzaba umwami, Imana yavuze ko nzakomera, Imana ko yavuze ko ndi umuntu udasanzwe, Imana yavuze yuko nzabyara, hambane maze imyaka n'imyaka ntarabyara, mbese ibintu bizashoboka. Ako tumaze kubona abantu benshi Imana yagiye ibwira ibintu nk'ibyo, bwasha mu gitondo ugasanga bya bintu Imana yavuze byasohoye ku buzima bwabo, ugasanga bya bintu Imana yavuze byabaye igitanga kuri bo kuko byavuzwe n'Imana. Niba ari Imana yakuvugishije, niba ari Imana yabivuze uyu munsi, umutima wawe nutuze, burya bya bintu Imana yavuze umunsi umwe utarengwa, amaso yawe azabibona, umunsi umwe uzabyicaramo, umunsi amaboko yazabikoraho, umunsi umwe nawe uzashima ishimwe ry'uko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe yagisohoje. Imana ishimwe cyane. Iyo ndi kuvuga izi nkuru z'umugabo witwa Dawidi, njya nibuka ukuntu Imana yacu ari Imana ivuga mu buryo butangaje cyane. Yosefu ukuntu Imana yaga ngo imushyanga mu nzozi ikamurotesha, ngo akarota mu nzozi ngo baje gutashya n'abavandimwe biwe, ngo bakagenda bagatashya imiba y'inkwi, ngo bakayifunga bose bagiye kwikorera, ariko ngo bose imiba yabo yahagarara, ngo imiba bakubika mikubita imbere. Kandi Yosefu ngo ari we muto, ari we batamukunda batamwishimira, uko se yakunda guha buri munsi atonesha Yosefu, ariko ngo bahagarike imiba yabo, ngo ya miba yabo yakure bose ikamwikubita imbere kangora ngo umunsi umwe akarota inyenyeri zose imwikubita imbere ngo zikamwararira, akumva ni ibintu adashobora gushikira. Nkuko nawe uyu munsi iby'Imana ikuvuga wumva bitashoboka nta n'inzira byanyuramo, bidashobora gusohora ku buzima bwawe. Ariko iyo Imana yacu ivuze, ntabwo Imana ari nk'umuntu, ntabwo Imana ivuga ubusa, ntabwo Imana yibesha, ntabwo Imana igiye ibasha kugisha inama, ni Imana ivuga kandi igasohoza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Njya nibuka nyiri mutoya, nagize umugisha wo kumenya Imana nyiri mutoya, ngasenga numvaga mfite ishyaka ryinshi ryo gusenga Imana, nkumva mfite umutima wo kumva nshakashaka Imana, nkumva nasenga ubutarangiza, nkumva mfite inyota. Nanjye sinagusobanura ari inyota ingana gute, numvaga mfite inyota myinshi. Ngira ngo nari umuririmbyi muri korari, tukaririmba n'abandi baririmbyi, tuvuga dutote amasengesho korari wenda azamara nk'iminsi 3, ngiye nkumva amasengesho y'iminsi 3 ntago azaza ubuzima bwanjye, nkumva nasiga amasengesho y'iminsi 5, nkumva natangira mbere yawo. Noneho ngasenga cyane numva mfite icyo nshaka ku Mana yanjye. Bukeye nakirirwa mfite imyaka 8, n'ubuhamya bwanjye buto nshatse kuvugaho gatoya kubw'ijambo ndimo ndavuga. Hanyuma umyaka 8 numvaga mfite ishyaka nyinshi cyo gusenga Imana, nari umuririmbyi muri korari Karuwanje, ngira ngo nasenyaga mu Gasata aho bita Galilaya. Hanyuma nkumva mfite umutima ushakashaka Imana, barose ko badakora mwana kwa kanaka abasengera iki. Mu by'ukuri kwiwabo badahaye bazo bafite, uriya mwana hora asenga kuriya abasengera iki. Ako nari mfite ishyaka ry'iki Imana yamvugagaho. Hari ibyo Imana yavugaga ati uzankorera, uzamvugira, uzankora, uzabiki niki. Hari igihe nkumva ni ibintu bidashoboka, kuko mu muryango wanjye nta muntu wari urimo ukora nk'ibindi ndi gukora, ntabwo utumwa urimo cyo kwa mama ari umuririmbyi, nkumva ariko nubwo byose Imana ivuga nkumva nta nzira mbona. Ariko Imana ivuga ati nyamara hari igihe nzagukoresha uburyo nzakugirira gutya, nkumva ni ibintu binsiga bidashobora gusohora ku buzima bwanjye. Ariko nshuti yanjye niyo ubwo ngo Imana yacu ivuze ijambo ryayo, nubwo ryamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi, burya ngirarindi karikomeza ikarishyigikira, igakomeza isigasira, kuko byanga byakunda ryaje Imana yavuze rizasohora, amaso yawe azaribona, burya rizasohora. Mfite imyaka 15, sinzi ikibazo cyatumye mfata amasengesho y'iminsi 2.
hanyuma ndasenga niyiza ubusa amasengesho y'iminsi 2 mu nzu iwacu. Ntago nagiye gusengera mu rusengero runaka cyangwa se ahantu runaka, nasengeye mu nzu iwacu mu rugo. Mbwira ababyeyi banjye ni burya rero ndumva nshaka gusenga. Agiye barambwira ati niba ushaka gusenga rwose Imana ibaha umugisha aho bari, ngira ngo nabo bimvuga bazabyumva, ibaha umugisha cyane. Bigeze bambuza gusenga, barambwira ati rwose genda usenge. Mu gihe muri aya masengesho Imana yaransanze inyuma y'umuntu umwe wasengeraga ku mudugudu wa Muhima. Araza arambwira ati Imana ngo nkubwire ngo uzakora ubukwe ukiri mutoya. Numvaga ari ibintu bidashoboka, ntumva nta n'ibintu by'ubukwe nari mfite muri gahunda. Nari umwana uri mu myaka 15, umuntu wakiri mutoya. Mu bitekerezo byo gushaka ntago nari mbifite, nari nkiri muto. No kwenda abana bubu muri hangana mvuga iki kuri iyo jambo, abana bubu ubona bafite gucangamuka kwinshi cyane. Kega mu gihe cyacu ntago twari ducangamutse cyane, no gukurira mu rusengero cyane ntago nari nzi ibyo hanze. Ntago nzi ibyo hanze, ni ubuhamya nzatanga mu gihe cyabwo. Ni ibintu birebire ntabona navuga ntagaciye mu ijambo ry'Imana gusa. Hanyuma ndibuka uwo mukozi w'Imana arazarambwira ati Imana ngo mbwiye ngo uzashaka ukiri mutoya, ati kandi umuntu muzabana yitwa gutya, ati kandi ni umuntu udafite ikintu na kimwe afite, ariko gusa afite umwuka w'Imana. Numva simbyumvishije. Angaje arambwira ati kandi igihe kizagera uyu muntu umubone niba ndivugira ku hejuru y'isezerano, iki Imana yavuganye nawe uyu munsi ugifata nk'ikintu kiriho. Ntutangira kuvuga ngo mbese kizacaye, aho kizaca ntabwo hakureba. Naho Imana yateguye umunsi nk'amaso yazabibona. Nuko numvaga ibintu uwo muntu ambwiye ntakeneye no kubyumva. Numvaga akwiye kumbwira ko nziga amashuri akomeye. Numvaga mfite intego yuko nziga amashuri menshi. Numvaga mfite intego mu mutima wanjye yuko numvaga mfite, mbese uzi ko umuntu aba afite intego nyinshi mu mutima we y'ibyo yumva akwiriye kuba cyo. Ariko Imana inyuma y'uwo muntu arazarambwira ati nyamara buriya nkubwije ukuri yuko Imana imbwiye yuko uzakora ubukwe ukiri muto, kandi ko umuntu muzabana azari umukozi w'Imana. Mu by'ukuri ubuzima bwe ntibufatika, nta kintu afite cyo mu buryo bw'umubiri, ariko afite umwuka w'Imana. Numva biranyobeye mu mutima, ndasenga ngo Imana urakoze. Ubwo si ntago nari nyiri umwana, sinari nzi ngo ni ibiki. Nguma aho ngaho ntekereza ngo mbese ibintu Imana yambwiye n'ukuri, ese koko bizasohora. Ariko nakomeza kubaza Imana ngo nsobanurira, ese koko ibintu wavuze niyo wabivuze cyangwa nta maranga y'umutima y'umuntu kuko yabonye bene nkunda gusenga gusa akabona nkwiriye kuba umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba uyu munsi ufite isezerano, niba hari icyo Imana uyu munsi yakuvuzeho, ngiye umunsi tuvugana hari icyo Imana yagiye imbwira byagiye bisohora, hari icyo amaso yanjye yagiye abona, nanjye nkumva ndumiwe, nkumva meze nk'umuntu urimo kurota. Igihe cyarageze muri Imana yambwiye nkazajya ndyama nijoro nkabirota mu nzozi. Nkahita ndota mbona ngo mbona umuntu umwe ngo umukozi w'Imana, ngo nkabona ngo dukurana ubukwe nge nawe. Nkumva ni ibintu ntakeneye kumva, nkumva ni ibintu biruhije umutima wanjye kuko numvaga ibintu by'ubukwe bitamfasheho cyane. Ariko igihe kumwe no gusenga Imana, nakomezaga nsenga Imana nyiri kuri ijambo. Nashaka kubwira abantu bafite amasezerano, hari ikosa tujya dukora, umuntu Imana yakubwira ati nzagukorera ibi n'ibi, ugahita ujya kwa kana kati Imana yambwiye ngo izankorera kiriya na kiriya, Imana izampa biriya, Imana yambwiye ngo nzakora biriya, Imana yambwiye ngo niwe tuzabana. Ndamubwiye ko namaze mu myaka 17 nibwo namenye umuntu tuzabana, nibwo Imana yanyweretse umuntu tuzabana. Mu myaka 17 19 gutyo 17 nibwo Imana yampishuriye umuntu tuzabana. Ndibuka nari mu bono mu materaniro yaho yabaga ari kwa kabiri. Hanyuma nicaye ngiye kubona mbona wa muntu Imana yanyeretse mu nzozi arinje, ntago nari imuzi, ndetse nge Imana yambwiye wataranakizwa. Hanyuma ndibuka niciye muri bono ngiye kwambana wa muntu Imana yambwiye ko tuzabana arinjiye. Yinjiye n'ubu mutima wanjye waye nk'uwikanga, nabwo mbese wisi wa muntu nataga mu nzozi Imana yambwiye yuko tuzabana. Ntabwo nari nzi izina rye, ariko we yinjaga ntamenya izina rye. Hanyuma yinjiye nyine bavuga ati dufite umuntu w'umukozi w'Imana wadusuye, uyu uze gutanga ubuhamya bwa Imana yamukuye na Imana imugejeje uyu munsi. Numva wa muntu rya zina vuze n'ry'Imana yambwiye. Ndashaka guhugura abantu bafite Imana, bafite amasezerano. Uyu Imana ikubwiye ibintu bikwiye ngo kubitangaza, ahubwo tegereza iby'Imana yavuze kuri bisohore. Tegereza cya kintu Imana yavuze, niba ari Imana yakivuze, niba cyaravuzwe n'Imana kizishakira n'inzira.
Imana ishimwe cyane. Niba ari Imana yakigusezeranyije cyihorere, wijya kumubwira ngo Imana yambwiye bujyanye n'Imana yambwiye ngo niwe tuzabara. Ntabwo ari ushinzwe kubimubwira, ahubwo uwabikubwiye nawe afite umuntu wo kubimwibwirira. Sinzi impamvu ububukiye kubimubwira. Ndabwira abafite amasezerano, nshuti zanjye, abo amasezerano yagiye agusha. Hari igihe wagurika amasezerano, ariko isezerano umuntu Imana iguha isezerano ukaryakira, ukaririnda, ukarisengera, ukaba hafi y'igisezerano Imana yakubwiye, kugira ngo rya sezerano Imana yagusezeranije rizasohore. Nuko ubwawe ubigiramo uruhare, wowe ubwawe ubigiramo uruhare, urarisengera ukaririnda. Nturyamaza ku gasozi, nta nubwo ushije kubwira undi Imana yagusezeranije ko ari we muzabana. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twumvikane iri jambo ry'isezerano. Amasezerano yamaze abantu benshi bagusha. Meze kugana n'umuntu arambwira ati sinjye kukubeshya, ngiye njya gukora byanesheje umutwe, numva ati nagiye nsengera mu butayu zakizabonwa, zamurya, zahita Imana ikambwira ngo izankorera ubukwe, ngo Imana ikambwira ngo izangira neza. Ati dore mfuye ndi umukene, mfuye ntacyo mfite. Ati dore imihangayiko iranyishe. Abandi bati dore Imana yavuze ko tuzabyara, none imyaka ibaye imyaka n'imyaniko twabuze urubyaro. Ariko isezerano ry'Imana nyamuneka w'Ibyitotombera, ahubwo ririnde. Isaha yaryo nijya rizasohora, amaso yawe azaribona. Imana nishimwe. Nihuse igihe cyageze iby'Imana yambwiye birasohora, amaso yanjye arabibona. Wa muntu tuza kuzajya gutyo turahura, hanyuma dukora ubukwe turabana. Sinigeze mubwira yuko Imana yambwiye yuko tuzabana. Imana ishimwe. Igihe cyarageze wenyine Imana iramusanga, hanyuma iramubwira uti hari umuntu Imana yaguteguriye muzabana. Ngiye kubara mbona uwo muntu araje. Imana yambwiye ati uwo muntu hari umunsi azaza, kandi naza ntuzagire ijambo uzavuga, uzamwihorere ko ni njyewe nzamwohereje. Ndebye ukuntu ameze, ndebye ukuntu yambaye, ndebye ukuntu asa, ndebye ubukene afite, mbwira ngo Mana twumvikane, ntabwo uriya muntu rwose twashobokana, ntabwo twabana, kuko ubuzima nakuriyemo ni ubuzima bw'ibyishimo. Mbese nashobora kwamamaza nka buriya bw'ubukene. Imana irambwira ati nubwo bimeze kuriya, ariko njyewe nunyumvira nzaguha umugisha, nzakugirira neza. Nk'aya magambo twagiye dusoma, hari amagambo usoma muri Bibiliya ukumva na Niba nyine wenda n'imfasha nyigisho, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Niwumvira Imana ntacyo uzaba, niwumvira Imana ntabwo uzaseba. Nutegereza isezerano ry'Imana, buri gihe kuba mu isezerano ry'Imana ni uko ugenda n'ubwo wabona ibikomeye biga biteye ubwoba abandi. Ntabwo ushobora gupfa, ntabwo kugwa n'isoni, uko biringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Haleluya. Umusozi wa Siyoni ngo uhora uhamya iteka, nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni ko Uwiteka yagota abantu be, atabarinda akagenza amagufa yabo, ngo hatagira n'imwe rivunika. Atarinda umuntu ufite isezerano. Burya ufite isezerano ushobora gupfa, ufite isezerano ushobora guhungabana. Ugendera mu isezerano ntushobora kugwa n'isoni. Ugendera mu isezerano nubwo abanzi bakora, nubwo bakuroga, nubwo abazoza muri isi yose baterana, kugira ngo uhumurize yuko udashobora gupfa. Ntabwo wapfa kuko ufite isezerano ry'icyo Imana yavuganye nawe. Ntabwo wakogwa n'isoni nubwo ab'isi yose baterana bakaza bagahuza inama zabo, bagahuza imigambi ya Imana ishimwe. Niko yagandikiye umugabo witwa Dawidi. Dawidi yashyira mu bintu bikomeye cyane. Dawidi yagenda guhana umugabo witwa Umufilisitiya. Umufilisitiya ateye ubwoba Isiraheli, aragenda aramurwanya. Ngo agenda ngo babwire umugabo witwa Sawuli bati hari umuntu wiyemeje kurwana n'Umufilisitiya, ati ni akana gatoya gashobora kumugenda, karumva gafite imbaraga zanesha uriya Mufilisitiya, karumva karimo kariyaminiye kumva karwanya uriya Mufilisitiya. Ngo nuko Sawuli ngo abyumve, aravuga ati akana mukanze hano nkarebe gatinyutse kwiteza uriya Mufilisitiya uteye ubwoba kuri ngo amugere imbere. ngo umwami Sawuli avuza induru, ahinda umushyitsi avuga ati mbese ni wowe wiyemeye kurwana n'uriya Mufilisitiya? Mbese ni iki guteye kwitanga we kubera Mufilisitiya? Ariko ngo umwami Dawidi aramubwira ati burya bwose nubwo mbona ngana gutya, nubwo mbona imeze gutya, burya hari imbaraga zindimo. Imana ishimwe. Hari ikintu kiri muri njye
njyewe hari isezerano, hari ububiko bw'Imana, hari ikintu Imana yamvuzeho n'icy'abayuda barusha abandi. Haleluya! hari ikintu abayuda barusha abandi, ngo barusha kubika ibyasezeranijwe, barusha kumenya amabanga yandi abandi bose batazi. Imana ihimbazwe cyane. Ngaramubwira ati burya naga ndi mu ishyamba ndagira intama za data, ngo nukiduha ikaza bivuga ufata umwana w'intama ukayisimbutsa nkayifata nkayitanyaguza nkamwamba umwana w'intama ari muzima, ngo atangira kumuha ubuhamya. uyu munsi nawe ushobora kuba ibintu bikomeye ukugarije bikubujije umutekano, tangira uhamagare abangaba bakumva, abangaba bakumva bagufite ukuntu bagutekereza, ubaho ubuhamya baguha uti burya bwose ntabwo njyewe. Imana nishimwe cyane. Ntabwo mfite ubwawe birimo kumbaho, mfite ubwawe ibyo irimo asenga irimo kureba, ahubwo hari icyo nibuka Imana yakoze ku buzima bwanjye. Tangira ubuhe ubuhamya bya bindi byaguhagaritse umutima, ubwo hari igihe Imana yakoze ibingibi, hari igihe Imana yanyujije akaga, Imana yankuye mu ntambara, abantu bose barapfa ngenda kira, Imana yanyujije inkota cya gihe, n'uyu munsi yagukiza inzara, Imana yagukijije cya gihe y'amarozi, uyu munsi yaguha urubyaro, uyu munsi nawe ugaheka nk'abandi babyeyi ukanezera. Imana nishimwe cyane. Dawidi ngo aragenda, ngo umwami aramubwira ati reka basi mwambike ibikurinda uyu munsi, ngo mu bindi gituza amuha ingofero mu ibindi, ariko ngo ntabwo yari imyenda ya Dawidi, ngo biramuremereye, ngo yiyamburiye imyenda yamwambitse. Aramubwira ati reka ngende ukomeze, ngo nuko afata inkoni, arangije ngo aramanuka, ngo ajya mu mazi, ngo acura amabuye 5, amabuye 5 yatoye hari ubusobanuro bwayo, ngo ahita ijambo yatoye ngo ryitwa itangiriro, ngo arangiza aragenda, ngo ahagarara imbere y'Umufilisitiya, Umufilisitiya ngo amwitegereje, ngo aramuseka cyane, aramubwira ati wowe ni wowe ingabo za Isirayeli zabonye ukwiriye kuza kundwanya, ariko nshuti yanjye ntabwo Imana yacu irwanisha ibyo abantu batekereza, irwanisha intwaro zikomeye n'ifara runaka. Imana yacu irwanisha ibyo abantu basuzugura badaha agaciro. Ngo nuko ryabuye Dawidi yateye mu mazi, ngo niryo yazunguje gusa, ngo aramubwira ati uyu munsi ndakubagira n'ibisiga kubwo Imana ya Isirayeli wasuzuguye, ngo atora ryabuye, ngo ararizunguza, bakubita mu cyico, Umufilisitiya yikubita hasi, abakijije Isirayeli akaga, abakijije Isirayeli ibibazo, abakijije Isirayeli wasuzuguraga Imana yacu abakozwe n'isoni. Imana yacu ishimwe. Ndumva ashaka kubwira ngo iki Imana yakuvuzeho uyu munsi, ntabwo ndivuga byinshi, ariko iki Imana yakuvuzeho uyu munsi, ya masezerano Imana yagusezeranije, bya bindi Imana yavuze ku buzima bwawe, nshuti yanjye bizasohora. Ndagira ngo ubwire ngo wamwe guca intege, ndashaka mu izina rya Yesu Kristo, ndataga ya demoni ni kuri inyuma, ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo, ndagutera umutima wo gutuza, umutima wo kwiringira Imana, umutima wo gukomera, umutima wo komeza ku Mana yacu, uko umunsi w'amaso yawe azabona ibitangaza by'Imana. Nawe ko nanjye umunsi umwe nibonye Imana isoza amasezerano kuri njyewe niyo mwana mutoya. Uyu munsi Imana yambwiraga ko tuzabana, ndi kumwe n'akatuyanye abana 5. Ntabwo shitani yigeze atekereza yuko ubwo buzima buzasohoye, yarwanye kenshi, ariko mubwiza ukuri iby'Imana yavuze kuri wowe, nubwo umuntu yabirwanya akaje agashyiramo imbaraga ze zose, agahamagara zikazi, akayatana n'akagikuzimu, ntabwo yakora icyo Imana yakuvuzeho, ntabwo umuntu yakwambura icyo Imana yakuvuzeho. Igihe cyageze Dawidi ari ku mwami wa Isirayeli mu ntambara ikomeye, ashaka gupfa, aba mu ishyamba, ibakoresha Natani aramuhisha, Dawidi ntiyapfa. Igihe cyageze Dawidi ahinduka umwami unezeza Imana. Imana ishimwe. Ndakurarika uyu munsi wa none ngo nawe ongera utekereze kuri rya sezerano, ibyo biguteye ubwoba ndabigukura mu izina rya Yesu. Ndafunga amaguru yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu, ndafunga mu izina rya Yesu Kristo. Igatego rya demoni ryinjira mu mutima wawe, nibwo ngo ntabwo bizasohora biva muri uyu munsi. Abo bashaka amaguru ndafunga mu mutima wawe mu izina rya Kristo Yesu. Imana yacu ni Imana ikura ku cyavu ikizanga n'ibikomangoma. Imana yacu ni Imana yo ku mutima usenyutse w'igisenzegeri, ikawushyira mu ibyiringiro bishya. Imana yacu ni Imana isoza amasezerano, ni Imana itabeshya, ni Imana ivuga bigasohora. Keretse niba uyu munsi uw'Imana yakoresheje cyangwa se amasezerano uyu munsi ufite
atari amasezerano y'Imana ukarengayo nayabaho. Hari amasezerano y'abantu, hari igihe umuntu aza kwitegereza kureba avuga ati kubera ko mbonye utuye muri etaje Imana ngo uzagura indege. Hari igihe umuntu aza kwitegereza kureba avuga ati Imana irambwiye kuri umukobwa ngizagukorera ubukwe atari Imana yabivuze. Hari igihe umuntu aza kureba avuga ati Imana irambwiye ngo uko mbona uri umunyeshuri ngo uzagira iki n'iki. Ariko mu by'ukuri niba ari Imana yakubwiye, niba ari Imana yavuganye nawe, niba ari Imana n'ibyava mu kanwa k'Imana, nayo ngo uyu munsi ngo uhumurize yuko amaso yawe umunsi umwe azabibona. Uwo mwuka wa dayimoni uguteye ubwoba uyu munsi ndawufungirana mu izina rya Yesu. Ndafunga ayo marwa wa dayimoni asakuza mu mutima wawe. Ndafunga atakwa wa dayimoni mu izina rya Yesu Kristo ryuzuye umutima wawe. Ndafunga ayo marwa wa dayimoni ari mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndafungura ibyiringiro muri wowe. Ndafungura umutima ukomeye muri wowe. Ndafungura kwizera muri wowe. Reka uyu munsi uzamuke mu kwizera, zamuka mu kwizera, zamuka mu kwizera mu izina rya Yesu. Uko ituzake naho cyenda kujya naho kizajya. Hari icyo Imana yakuvuzeho umunsi w'amaso yawe azakibona kandi ukicaremo. Wicika intege, wihinde umushyitsi, wivugize induru mu bantu, wigabana ibibazo byawe. Niba hari icyo Imana yakuvuzeho nta muntu wagihindura. Bashaka kuvuga amagambo menshi ntago bagusenyera, bashaka kuvuga amabazi bikomeye ntago wapfa bitari byagusohoraho. Ntago bishoboka ko byavuzwe n'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Wowe wicaye wumva iki kiganiro uyu munsi umutima wari wongera ukomere. Komera ku isezerano, komera ku isezerano. Umunsi umwe nzabaha ubuhamya bwanjye bw'ukuntu Imana yambwiye byinshi cyane kandi byose Imana ikabisoza. Imana imbwira ati nubwo ubona yuko nguhaye umugabo mugiye kubaha nta kintu afite, ariko umunsi umwe uzibona mu buzima utategeka ko ushobora kubamo. Niyo amasezerano yawe yose ufite uyu munsi azasohorera. Nkahita ndebesha amaso y'umubiri nkabona ubuzima ndi kujyamo ntago bubaho. Ariko reka kurebesha amaso y'umubiri inshuti yanjye, rebesha amaso y'umwuka. Ndagukangurira gusenga kugira ngo wemere ko Imana, haleluya, Imana yacu atari Imana nk'izindi utekereza. Si bari si ikigirwamana n'Imana isohoza amasezerano. Upfukame usenge uyihamagare, izagusobanurira ikikubwira ngo mbese ni iki. Izakwereka ko ari Imana ivuga kandi igasohoza. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Ushobora kuba uyu munsi ushitse intege wumva bidashoboka, ariko uko bimeze kose ushobora kumbwira uti mbese ko njyewe uyu munsi ibyo ndimo Imana yabimbwiye nkambona ayo abwo ushobora kugira ibikomeye cyane. Nyine isezerano aho riva rikajya rirarwanywa, abarwanya bari benshi cyane, abumva barisenga ari benshi cyane, ariko nuko bahuka bakarwana bose ntago barinesha, ntago barwa ngo barishobore. Imana irarinda, Imana irirwanira, Imana ibereye maso, ntago barusenya, ntacyo wagutwara kuko Imana yabivuzeho ntago byayitunguye. Imana yacu ntago ari injajwa, ibyo amaze gutegereza neza kandi ikabisohoza. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusengane Imana uyu munsi. Ongera ugirire Imana yacu icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugirire Imana icyizere, ongera ugire umutima ukomeye, ongera ushamare n'agahinda, ongera wumve ukomeye mu Mana, ongera ufatire amasezerano yawe, wongera uyasengere, wongera uyagumemo, wongera uyikomezemo. Ndabizi neza ni uburwayi bwawe burakugoye, urababaye rwose, ariko hari icyo Imana yavuze yuko uzakira. Buriya uzakira nubwo wageze kure, ariko burya byavuzwe n'Imana nta cyabikuraho. Umubiri wawe Imana ufite mu kiganza cyayo. Imana iraguha ubuzima mu izina rya Yesu. Ndakuraho iterwa ry'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagura umudayimoni w'iterabwoba, ndamufungira ikuzimu none aha ngaha. Ndaguha umutima ukomeye nk'umukozi Imana, nk'umuhanuzi. Ndakwatura gukomera, ndakwatura kunesha, ndakwatura gutambuka mu gihe cy'uri kunyuramo mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi komera, ukomeze n'abana bameze ko Imana yacu ari Imana ishobora byose, ari Imana isubiza kandi Imana isohoza amasezerano yavuze ku buzima bwawe. Dusenga Imana. Ndagira ngo uce bugufi naho uri dusengana Imana. Umutima wawe nutuze, ntiwongere kubaza Imana ibibazo byinshi. Reka igihe cy'Imana kigere, reka isaha y'Imana igere, reka igihe cy'Imana gisore. Reka kurya inkuru idahiye, reka guturumbuza inkuru itarashya, reka kurya imitura. Tuza, Imana iraje isohoza isezerano ryuzuye. Reka gusakuza wivuza induru, reka kurarura buri munsi hari ibyo
yavuze kandi umunsi Imana yabisoje yewe bizaba byiza cyane abantu bose bazatanga impundu zizavuga rero mubwire ko nawe uzicara ukumva uguwe neza wicamo kabiri isezerano wisuzugura Imana yavuze reka gucika intege ko birose mu nzozi uko ziba bikubwira wicika intege turisaha yabyo irasohoye igihe kirageze Imana yacu nigufashe kandi gushyigikire reka dusenga Imana kugira ngo uyu mwanya nawe Imana yongere ikomeze umutima wawe yongere Imana ikubake yongere iguhumurize yongere kandi iguhe umutima unesheje iguhe umutima ukomeje kubaha Imana ishimwe. Nasoma ijambo rito cyane ryanditse hano muri Zaburi 34 umurongo wa 20 havuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ngo ari kuwiteka mukiza muri byose ngo arinde amagufa ye yose nta na rimwe rivunika. Niryo jambo nshoreje inshuti yanjye uryumva uyu munsi gukomeze yuko amakuba yose uri kunyuramo ibyago byose urimo kunyuramo ngo ni byinshi ngo ari kuwiteka gukiza muri byose. Iyo tuvuze byose ni bya bindi byose uzi bikugose simbisubira murabizi byose bikuzengurutse bigutera kurira n'ubushomeri n'ubugumba n'uburwayi n'abadayimoni gutera n'abarozi ariko mubwije kuri yuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi byose ni byinshi nkuko twumvise inkuru z'umugabo witwa Dawidi yaciye mu bikomeye bitandukanye ariko amakuba yose yajyanye n'uko angana nta nyungu zishyira umutwara ahubwo Imana yarinze isezerano wese igihe Dawidi ahindukiye umwami wa Isirayeli kandi umwami unezeza Imana ishimwe. Kadusenga n'Imana aho uri cyangwa bugufi nawe uyu munsi ugute amakuba yose ndi kunyuramo Imana izayantambutsamo kandi izagutambutsamo wuzuye amashimwe kuko Imana yacu ni urukundo. Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimira aya magambo twumvishije kuri iyi saha turasaba kugira ngo umuntu wese uyumvishije afite umutima ukomeretse afite umutima wuzuye amaganya afite umutima wuzuye agahinda ubwo amasezerano atinze gusohora turamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana yacu yongere mwambike imbaraga mu izina rya Kristo Yesu waziba mutera gucika intege bamuvugiriza induru barababuza gusinzira bamwese amabafara mu mutima we bakarabose kuza mu mutima we ngibyo Imana yavuze byaratinze abo badayimoni turabirukanye mu izina rya Kristo Yesu turashaguza imbaraga z'abadayimoni turasengera buri muntu wese wumvise iri jambo kugira ngo akomezwe naryo rimukomeze mu izina rya Yesu rimukomeze kuri iyi saha rimukomeze mu bihe bizaza rimukomeze mu bihe turimo turinjiramo kugeza umuntu wese yinjira ku isezerano ryiwe iryo Imana yamusezeranije amaso akaryitegereza amaboko ye akarikoraho turamusengeye muri aya masaha turamukomeje rwose turamuhumurije yuko isaha y'Imana nigera ibyo Imana yavuga byose bizasohora mu izina rya Yesu Kristo. Wibuka waje tubitera bwoba urucanege turamufungirana ikuzimu tumwatuye gukomera tumwatuye kongera kwihangana tumwatuye kongera gusenga nakomerera muri Kristo uko ari icyo Imana yamuvuzeho kandi icyo Imana yamuvuzeho ntabwo gisubira inyuma ntabwo gicuya ntabwo kigashuka ahubwo umunsi n'amaso ye azacyitegereza. Urakoze kubw'ijambo ryawe twumvishije Mana yacu ugize neza mu izina ryawe ryera amen. Turabaha nimero za telefone zacu izo mushaka ko tubafasha gusenga mwatubonaho ni Pst Bibiane. Iyi nimero niyo nkoresha kuri WhatsApp nasone ushaka kuganira ampamagaraho ni 0782 26 87 21 0782 26 87 21. Imana yacu iguha umugisha nushaka kugufasha gusenga nawe wadama kuri iyo nimero ukagufasha gusenga Imana kandi Imana ikashobora gukomeza mu isezerano rya Imana yagusezeranije. Imana yacu iguha umugisha. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.